Ubuzima bw'imodoka yawe buri mu biganza byawe. Ese ubigenza gute iyo utwaye imodoka ya automatique ugahagarara? Ngiye kwereka ibintu bitatu ugomba kumenya mu gihe uparitse imodoka ya automatique cyangwa se mu gihe utwaye. Abantu benshi baparitse imodoka ya automatique direct bashiftinga muri pa. Iyi ni mistake ikomeye. Menya kurinda imodokari yawe, umenye n'icyo uzayikoreshereza. Ibi byangiza imodoka. Ubuzima bw'imodokari yawe buri mu biganza byawe, irinde kwangiza imodokari. Nuvango iyi gearbox isaza vuba cyangwa se ipfa vuba. Icyo twita transmission. So transmission ndizera muyumva cyangwa se gushiftinga ama drift ku modokari yawe. Nuvango iyo ubikoze uparking imodokari direct nta handi hantu unyuze, ngiye kubereka mu kanya. Ibi ngibi byangiza imodokari. Reka rero turebe inzira nziza wanyuramo iyo uparitse imodokari yawe. Ikintu cya mbere nk'ibisanzwe, iyo umaze guparika imodokari yawe ufata feri. Warangiza gufata feri urashiftinga muri netere. Nta kintu kimwe kiri mu mugongo. Gatatu urazamura feri yawe. Kane uzinye imodokari. Gatanu urabona gushiftinga muri pa. Ubu nibwo warinda imodokari yawe. Menya kandi